kwireba datuje nirijoriba mugwaneza kanza chawe chijojobineza uchinguseo mana mekumembuke chese kwiriba datuje nirijoriba numugwaneza ichiganza chawe chijojobineza uchingozeo mana onekomembuke uchingozeo mana onekomembuke shira wenzera amazeku shira wenzera arebaku raho nabashakurora saho Amazeku shira wenzera Amazeku shira wenzera arewakura njena bashakurora saho 사호랑이 린지라 너무 비커미에 사호랑이 린지라 사호랑이 린지라 사호랑이 린지라 yes 사퀴린지라 과호니 혼장후라 Imbaraga mubikome aho niho mbonera ubutsinzi datumutima wanje urifuza kubana nawe ni wowe nkeneye iteka 돌아오니 혼자노라 imbaraga mubikomeye aho niho mbonera ubutsinzi datumutima wanje urifuza kubana nawe
turabaramukije mwese n'izina rya Yesu Kristo abadukurikiye mwese Imana ibaho umugisha n'ubundi ni harera Imana werarisi tugiye kuganira ikiganiro n'indamutso y'urukundo uwo muri kumwe umubwiye ngo Yesu aragukunda Imana ishimwe uvuga no muri kumwe inshuti yawe umuvandimwe umunsi ntukarenga utabwiye umuntu ngo Yesu aragukunda kandi ujye ubivuga bivuye ku mutima Imana ishimwe guhera Bibiliya ivuga urukundo ndetse n'Imana hari aho yabivuze ibibwira abagabo ibibwira Petero na Yohana na Yakobo nabo ibamenyesha ko Imana yimamenyesha ko ikunda umwana wayo Yesu Imana ishimwe irabamenyesha noneho ndagira ngo nawe muri kino kiganiro indamutso y'urukundo ugira umuntu numwe wakifuriza ibihe byiza ugira umuntu numwe inshuti yawe umuvandimwe wawe uwo muvukana mama wawe umudamu wawe uwo mukorana mu kazi ugerageze mubwire ngo Yesu aragukunda Imana ishimwe turaganira ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 17 ku murongo wa 5 haranditse ngo bakivuga igicu kirabakingiriza ijwi rikivugiramo riti nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira mu mwumvire Imana ishimwe rikasubiremo iryo nijwi bumvishijwe ry'Imana Imana ishimwe bakivuga igicu kirabakingiriza ijwi rikivugiramo riti nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira mu mwumvire Imana ishimwe abandi bande bari bagenda ni bande bari bajyanye nande Yesu yari yazamukanye n'abagabo batatu bazamukanye bagiye ku musozi gusenga hanyuma bagira ibihe byiza barasenga bagira ibihe byiza babana n'Imana ibihe baranezerwa bibera kure bigera ahantu ngo Yesu arahinduka Imana ishimwe arahinduka ngo agira ishusho irabagirana ishusho idasanzwe ngo baratangara cyane barumirwa haleluya Imana ishimwe ngo barumirwa bagira ibihe byiza ngo noneho bakigenda bagiye ku musozi gusenga kugira ngo Imana neza ibemeze ko ikunda umwana wayo ntibabirota oyi bumva ijwi Petero Yakobo Yohana bumva ijwi ng'igicu kirabakingiriza bumva ijwi rabwiye ngo uyu bakivuga igicu kirabakingiriza ijwi rivugira riti nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira mu mwumvire
bumva ijwi rivuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Imana ishimwe, mwifurije ko ijuru rikwishimira, ijuru nawe rigutekerezeho, ijuru nawe rikuganirize, Imana ikuganirize. Imana ishimwe. Kandi mugiye muratinde mugiye gusenga. Hanyuma baratangara, batangazwa n'ibyo bumvishije, batangazwa n'imirimo y'Imana, ngo Yesu agira indi shusho idasanzwe, aba mwiza, ngo bumvishije ijwi. Ntabwo abagabo baryumvishije ngo bakomeze bicare. Reka ijwi ry'Imana rirakomeye, ijwi ry'Imana ritigisa isi, ngo bikubise hasi bubamye. Haleluya! Yesu wenyine niwe wasigaye ahagaze. Bumva ijwi, bari bashaka kuzamenya Yesu no kuzakomeza kumumenyera. Bumva ijwi, bumvishije ijwi, Imana irabiyereka, bumva ngo nguyu umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Ikiganiro n'indamutso y'urukundo. Imana ishimwe. Uhereye kera kose n'Imana yagaragarije Petero, Yakobo na Yohana, ibagaragariza umwana wayo kimukunda. Iyo tuvuga urukundo rwatangiye kera, guhera mu itangiriro kugera mu isezerano rishya harimo urukundo. Na umuntu adafite urukundo, ibintu byose wakora bipfuye. Ndakwifuriza kugira urukundo mu rugo rwawe, ndakwifuriza kugira urukundo mu kazi kawe, ndakwifuriza kugira urukundo mu mirimo ukora, muri biro wicayemo ugira urukundo, kuko urukundo rwatangiye kera. Umva kuntu Imana yashyize w'itegeko, irababwira ngo nguyu umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Mumurebe, mumwitegereze. Yesu nawe akwishimire, Yesu nawe akunezererwe. Yesu nawe ndakwifuriza muri kino gihe, muri bino bihe, muri iki kiganiro udukurikirana, ndakwifuriza gukundwa n'Imana. Kandi iyo umuntu akunzwe n'Imana, abantu baramukunda. Nubwo abademoni batwaye igikundiro bakagitwara, ariko ndakwifuriza ngo Imana iguhe igikundiro. Musore iguhe igikundiro, mukobwa iguhe igikundiro, mugabo iguhe igikundiro. Reka dusenge Imana. Yesu aragukunda, kandi nawe nkwifurije kugira urukundo nk'urwa Kristo, nk'urwo Imana yakunze umwana wayo w'ikinege. Reka dusenge. Yesu aragukunda, kandi Yesu agufite umugambi. Umbwirire abantu muhura nabo nka batanu, babwire ngo Yesu aragukunda. Mana, mu izina rya Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga n'ubutware. Petero na Yohana na Yakobo ntabwo bari bazi ko ukunda umwana wawe, ariko warabigaragarije, urabereka, ubereka ikimenyetso, bikubita hasi bubamye, bahinda imishyitsi, batangazwa n'ijambo vuze. Uravuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Mumwubahe, wagira ngo batazamumenyera. Uwiteka, usabe buri muntu wese urukundo, uduhe urukundo, kandi nawe Kristo ni wowe ushobora byose, ni wowe uduha imbaraga. Umuntu wese warodukurikiye, mwifurize gukundwa nawe, kuko numukunda ibintu byose bizamwemera, n'abatamwumva bazamwumva. Reka urukundo rwawe rusakare ku bantu bose waremye, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Kwa turi ku ijambo rivuga ngo bakigenda, Yesu uhure nawe akubwire ngo mwana wanjye ndagukunda. Bye bye.